ingoma ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikunda ikundwakaza ingoma irwanda ingoma irazamutishizwe hejuru rwanda uri hejuru ntawagushyira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma ingoma inyembaraga kandi iriyesa ingoma igatsinda. Muraho neza bene rage bene Imana. Yego turaho. Muraho. Baye cyane. Muraho cyane. Ni amahoro bamwe tumaze kumenyana kubera runo rwigiro initiative nziza cyane mwafashe, abenshi tumaze kumenyana. Uyu munsi rero ni umunsi w'amateka kuri bene rage, ni umunsi mwiza, buri munsi wose uba ufite ibyawo. Uyu munsi rero bene rage yashimye yuko tuganira. Hari bene rage bandi bari ku rubuga, ntabwo ari njye uzi kuvuga neza kurenza abandi, ahubwo nuko ari njye babereye ngombwa umuryango kugira ngo nze gukora ino presentation kugira ngo tuganire, ize guserura ikiganiro. Nizera ko kiza kuba kiza uyu munsi. Nabonye umuvandimwe Ngoma Ijana yandika muri invitation avuga ati turiga ku muryango turebe n'uruhare twagira mu muryango. Koko niko bimeze, tukaba kandi tubashimira cyane uruhare rukomeye cyane mugira mu muryango. Ubundi rero imiterere y'ukuntu isi imeze, buriya hari igihe bene rage twayaga duterana nk'uko muterana uku nguku, noneho igihe kimwe turavuga tuti ubu ngubu umuntu aje akatuba gituma agasanga tuganira bino bintu turi abantu 20. Twavuga ko turi koperative, turi idini, nta cyangombwa cy'idini dufite. Ese twavuga ko turi bandi, turi abanyapolitike. Tubona umuntu yakeka ko wenda turi mu bintu bidasobanutse kandi koko birumvikana. Turavuga tuti rero ni ngombwa yuko dukora umuryango, tuza kuba kumurikirwa ko tugomba gukora umuryango, kandi mu kumurikirwa twabonye ko umuryango ari umuryango utari uw'Abanyarwanda gusa ahubwo uzakwira isi yose. Nibyo rero twamurikiwe kandi turabona bigenda biba. Iyo rero twababonye mufite ubushake bwo kumenya umuryango byaratunejeje cyane, kubera ko twabonaga yuko n'ubundi musa nkaho murimo gusoza ibyo kumurikirwa twagize by'ubugari bw'umuryango kuzangana n'uruhare uzamarira iki gihugu cyacu ndetse n'abatuye isi. Turabasaba yuko mwaza gukurikira neza mukareba ibyo umuryango wanyu ukora. Ni umuryango wanyu kubera yuko nta na rimwe igihe cyose umuryango watangiye twumvishe yuko turi twenyine, ahubwo twamurikirwaga yuko hari abantu benshi bene rage bene Imana, ba nyiri rage, ko atari twebwe gusa ahubwo hari abantu bari mu birere bine by'isi bazafata uruharo rw'umuryango, kandi umuryango ko ugomba gukomera kubera bo kuko ari uwabo. Ntekereza ko ari ibintu bishimishije kumenya ko umuryango ukora, ariko cyane n'uruhare rwanyu, kuko harimo call for action, hari ibyo twese dusabwa gukora kugira ngo niba koko dukiranutse, niba tugororotse, hari ibyo tugomba gukora, dusabwa gukora kugira ngo umuryango ubashe kugenda neza, tubashe misiyo yacu. Bene rage bene Imana, tugiye kubereka ino presentation ya bene rage. Ni presentation generique ariko iri mu Cyongereza, muraza kwihangana. Turagerageza gukoresha Ikinyarwanda aho bishoboka, kandi turafatanya kugira ngo turusheho kumva neza content birimo. Turaza kuganira ku ngingo 3. Turabereka ishingiro ry'umuryango, uko
waremwe n'iryari, watangiye gute, ushingiye kuki, ni iki leta yashingiyeho iduha ibyangombwa, iby'umwihariko mu by'umuryango ni ububihe. Noneho tukareba na theory of change. Theory of change ni ukuntu umuryango wizera impinduka zishobora kuba n'ukuntu zizagenda zigerwaho. Ibyo nabyo turaza kubicamo twihuse, hanyuma turebe ibyo tumaze gukora. Ese kugeza ubu ngubu twese nk'itsinda rya Benirage mu Rwanda tumaze kugera ku biki, nabyo turabibereka. Hanyuma tubereke n'imigambi, imigabo n'imigambi dufite, tubahamagarira namwe kuba mwatwegera kugira ngo dufatanye. Nibyo bintu bitatu tuza kuganiraho. Icya mbere rero, Benirage birumvikana, sont des héritiers, donc ni Benirage nyine birumvikana. Iyo tuvuze irage gusa, buriya Nyirishema araza kumba hafi na Benirage Benimana bari mu muryango, kugira ngo ahari bitaza kumvikana ko ino presentation iri ikintu kiri ahari twamanutse ku Mutagara, kubera yuko iyo tuvuze Benirage hari ibyo tuba turimo kuvuga, hari iryo rage nyine ry'u Rwanda twese dushyigikiye, ariko tugomba kugira na forume y'umuryango utuma tubasha gukora neza, kugira ngo koko twubahirize amategeko n'amabwiriza y'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero Benirage yashinzwe n'abantu batandukanye. Buriya ibitekerezo byo kwishinga byahereye muri 2017, abitwaga abacukumbuzi, abantu bagenda bahura gake gakeya bahuza ibyo bafite, ngira ngo ayo mateka mwagiye muyumva, abanyabisigo, abanyamateka, abanyendimi, ubuvanganzo, bagenda bahura gake gake kugeza ubwo muri 2023 hara ntabwo ari 2013, sorry, 2023 niho leta yaduhaye icyangombwa cyo gukorera muri Nyanza. Noneho mu ntangiriro za 2025 baza kuduha icyangombwa cyo gukorera cyitwa ubuzima gatozi bwo gukora ku gihugu cyose, mu gihugu hose. Tuba ndetse n'umuryango wa mbere muraza kubona ko ari Legal Personality 01 2025. Tuza kubimbura indi miryango ubwo bari baramaze guhagarika gutanga ibyangombwa, ariko umuryango wacu bawuhaye icyangombwa bwa mbere nk'uyu mwaka turimo. Icyo rero twebwe tugamije ni ukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kugira uruhare mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda n'iterambere rirambye ry'Abanyarwanda nk'uko tugenda tubyerekana. Viziyo yacu rero, turashaka kuba umuryango w'icyitegererezo, urinda kandi usigasira amahame y'umuco n'irage by'u Rwanda, duteza imbere kugira ngo twubake ubumwe bw'Abanyarwanda n'imibereho myiza. Ni nabyo rero tuzakora muri misiyo yacu. Ikintu cyose kigendanye n'irage ry'u Rwanda shingiye ku muco, bigamije ubumwe bw'Abanyarwanda n'imibereho myiza, nicyo kintu tuzakora. Mu kanya muraza kubona yuko iyi misiyo na viziyo biragutse cyane, ndetse abaparteneri abo dukorana mu bijyanye n'iterambere bakunze iyi viziyo na misiyo kubera ko biragutse cyane. Twebwe dukoresha umuco n'indangagaciro kugira ngo n'ibyo twubaka mu iterambere bashe kugenda neza. Mwavuga muti rero hazakorwa iki, ni ibihe bintu tuzibandaho, strategic objectives tuzagenda dukoreraho kugira ngo iriya misiyo n'intego, iriya misiyo ndetse na viziyo tubigereho. Ni ukuvuga ngo rero tuzateza imbere, duteza imbere cyane ibikorwa byose bigendanye no gusigasira umuco w'u Rwanda, indangagaciro, kugira ngo twubake ubumwe bw'Abanyarwanda. Ikindi nuko duteza imbere, dukora ubushakashatsi bwinshi, wenda Rwiruje araza kubabwira aranyunganira muri bimwe mujya mwumva by'aganguramitsindo, buriya tubishyira mu rwego rw'ubushakashatsi dukora, kwigisha Abanyarwanda, gukora, kumenyekanisha, gutangaza, kugira ngo umuco, irage ry'u Rwanda bibashe guteza imbere. Ikindi kintu wenda nacyo mugomba kumenya nuko Benirage ntago tuzajya tuvuga
gusa ibijyanye n'irage ahubwo dufite twihaye n'intego zo gufasha imibereho myiza. Cya kintu cy'imibereho myiza gituma tubasha no guteza imbere ibijyanye n'ibikorwa by'ubukungu n'imibereho myiza by'abaturage, kugira ngo abaturage kuko tugira uruhare natwe mu mibereho myiza y'abaturage. Ikindi noneho ni ukubaka ubushobozi bw'inzego no guteza imbere ubufatanye bugamije kurwanya ubukene no guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda. Turaza kubibereka. So theory of change na sinzi niba binekeza ko benshi muri mwe mubimenyereye. Iyo uvuga ko uzateza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda ugomba kwerekana uko uzabikora. Niba turi organization yitwa Benirage, ngo Mijana ashaka kugira nawe indi organization yitwa kanaka, akerekana ukuntu azagera ku ibyo bintu. Iyi theory of change yacu yubatswe hasi n'ibibazo bihari. Murabona twagize ibibazo mu mateka, indangagaciro ziratakara, umuco uratakara kubera ubukoloni, tugira ikibazo cy'ubukene bukomeye cyane, turagifite nk'ibindi bihugu byo muri Afurika. Ibihindagurikire iratubangamiye cyane kandi ntago tubasha kwiyadapta. Abashomeri ni benshi kandi usanga dusa nk'abateze intoza amaboko ku nkunga, kandi ugasanga ibintu mu by'ukuri harimo capacity nkeya zo gucoordinating ibintu. Ibibazo rero nibyo twabonye bikomeye cyane, ariko murabona ko ku muco, ku bijyanye n'amateka n'umuco no kwangirika k'umuco twaciyeho umurongo, kuko twabonye ari cyo ni ukuvuga ngo abanyarwanda bamaze guta ubumwe, bamaze guta indangagaciro zabo, niho bahise bajya mu ibibazo byose tubona. Ntabwo wavuga ubukene utavuze no gutakara k'umuco no kwangirika k'ubumwe bw'abanyarwanda, byose buriya birajyana. Twateganyije rero ibikorwa bikomeye cyane nk'inkingi mwikorezi zizatuma dukemura bino bibazo. Hariya hirya hari in board angara, murabona ko cyane cyane gukora ibikorwa byo guteza imbere umuco n'irage by'u Rwanda no kubisigasira no gukoresha indigenous knowledge, ubwenge karemano. Tubona ko ari ikintu gikomeye cyane tugomba guheraho nk'ishyiga ry'inyuma. Guteza imbere ubushakashatsi n'ubumenyi nabyo ni ikintu gikomeye. Guteza imbere ubukungu bwisubira, green and circular economy, ndetse no kuzakora ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe kugira ngo tugire icyo dukoraho. Ahanga ndabajyana mu isi isanzwe ya economy isanzwe kugira ngo turebe nk'umuryango natwe uko duhagaze. Ndababwira impamvu y'iyi theory of change. Tugomba kureba guteza imbere ishoramari mu bijyanye n'inganda, ariko cyane cyane ngaha tuzabana ku cyo bita creative industry, ibintu by'ubwenge bw'ubuhangano, abantu bahanga ibintu cyane kugira ngo tugire za made in Rwanda zifite agaciro zishobora kugurishwa ku isoko rya hano no hanze. Tukareba cyane cyane ku rubyiruko n'abadamu ba innovation zabo na talent, tukareba abantu bafite impano tukabitaho mu gihugu. Benirage igomba kuba umusemburo wo kwita ku banyempano. Mu kanya turabereka turi gukora imishinga myinshi kugira ngo abo bantu bagiye bafite impano bazamuke, babashe gufasha igihugu cyacu kugaragara no kuva mu bukene. Ikindi tugomba gukora no gufatanya n'izindi nzego tukazunganira mu bushobozi kugira ngo tubashe kugenza gute, kugira ngo tubashe gufatanya tugere ku byo tugomba kugera. Muri outcomes rero ni ukuvuga ngo mu mpinduka dutegereje kuzabona, dushaka kuzabona ko abanyarwanda bafite ubukungu bufite imizi mu mico yabo kandi bawishimiye, kandi bagira uruhare mu ibyo bikorwa, bakomeye, badahungabanywa n'ibiza, kandi bafite ubukungu butajegajega. Ikindi abantu bafite akazi n'amafaranga. Ibyo nibyo rero bizatuma tugera hahandi hejuru kuri impact, long term impact, impinduka ndende dutegereje y'abaturage babayeho neza, badafite ubukene kandi bari resilient. Resilient ni ukuvuga ngo bakomeye cyane, bashaka kwihanganira ibiza cyangwa n'ibindi bibazo bashaka kugira, kuko baba bafite ubushobozi mu by'ubukungu n'ibindi.
dufite ahanga hafi intego z'ikinyagihumbi, intego z'iterambere rirambye, Sustainable Development Goals. Dufite ahangaha intego zigeze ku 8 tuzibandaho cyane mu bikorwa tuzakora dukurikije theory of change. Ibi ni ngombwa turabiberetse kuko turimo no kubigana na UN uko muza kubibona. Hari abari interested mu byo dukora, twatangiye kuganira binirage rero mu bikorwa dushaka gukora bishamikiye ku muco no kuri iterambere turimo gukora, bizafata kwizi ntego z'ikinyagihumbi zigeze ku 8 by'umwihariko. Benirage rero nuko nguko twubatse mu bijyanye nuko tuganira na leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, nuko twavutse n'izo ntego zacu n'urwo ruhare twifuza kugira mu mibereho myiza y'Abanyarwanda ku buryo burambye. Mu by'ukuri twubatse ibitekerezo byacu kuko turimo guhura n'abaparteneri bakomeye bari challenging, basaba ko tuba koko duhagaze ku ijambo, tuzi n'icyo dushaka. Twakoze rero iyi gahunda y'impinduka kugira ngo tubereke ko twumva ibyo tuvuga. Iyo tuvuga imibereho kugira uruhare mu mibereho myiza, hari tubizi, ibibazo turabizi, ibikorwa twakora turabizi, ingaruka nziza byagira turayizi, na long term impact nayo turayizi. So iyi ngiri open for discussion, abantu bashaka no kuvuga bati bisuku tubyemera rwose, twabiganira ntacyo, mukatwungura n'inama nta kibazo. Ariko kugeza ubu ngubu ibijyanye na gahunda y'impinduka dushaka kubaka n'ibibazo bihari nuko tubibona. Izi ni za ntego z'iterambere rirambye 8 UN ku isi yose bagenderaho. Twe tuzagira uruhare by'umwihariko mu izi ntego 8: kurwanya ubukene, guhanga akazi, iterambere ry'inganda, harimo n'inganda zizakora imiti nyarwanda kugira ngo ujye ku isoko, kuko herbal medicine ira traditional healers bagomba guhabwa agaciro. Ibijyanye n'uburezi, ibijyanye no kurwanya inequalities, bira by'ubusumbane, abadamu n'urubyiruko tukabateza imbere, tugakora ntoza green and circular economy. Hanyuma no kubijyanye n'ibikorwa remezo cyane turababwiraho dufite imishinga iremereye y'ibikorwa remezo mw'iki gihugu, dushaka kugira uruhare mu bikorwa binini cyane by'iterambere. Ibyo twagezeho niho naringeze kugira ngo tujyane, turabicamo ibice bitatu. Hari Nyanza twafashije n'akarere twabanye neza kugeza ubu, kuko ni nko k'akarere twavukiyemo, dukorana ibintu byinshi. Hari murabizi ko hari umurwa w'abami, twabafashije mu gucelebra anniversaire y'imyaka 125. Hari imishinga myinshi iri muri pipeline yo muri Nyanza. Hari uwihuta cyane low hanging fruit project, umushinga munini ufite miliyari 4, Benirage irimo kubafasha ko tugiye kutangira vuba, wo kubakira Rwiza kurinda rwa Mutaneshwa n'abandi bami hariya i Nyanza, inzu y'igitangaza izaba igizwe n'inzu 16. Ibi ngibi byose rero Benirage turimo turakorana n'akarere ka Nyanza, meyaza kuturebaje ku biro kenshi, turakorana cyane n'akarere kadufatanya cyane mu bintu byinshi. Ku rwego rw'igihugu mwavuga muti se muho bimeze gute, barabemera, ese murakorana mugeze hehe? Ku rwego rw'igihugu nababwira yuko twabonye ibikorwa. Benirage ni umuryango w'Imana, umuryango wa Shyerezo. Tukivuka tutari twabona na operation certificate, kimara kubona operation certificate, twatangiye gutumirwa na sena y'igihugu. Nyirimanzi n'abari hafi araza kumfasha, tutangira kujya muri sena gukoramo debate ku bintu bikomeye cyane byo gusigasira umuco w'u Rwanda. Sena iradutumira bisanzwe n'intego. Hanyuma tubona nanone abantu bataha bava hanze mu gihugu, bara cyane bagiye nko mu mashyamba ya za Kongo baza ho, abantu bacu experts bacu bigisha kuva kera, bakajya kubigisha ibijyanye n'umuco n'indangagaciro z'u Rwanda kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe, basanwe imitima. Ikindi kintu ko Benirage yakoze, yabonye imishinga ishobora guhindura amateka y'iki gihugu. Imwe turayibereka, ni nkara mwumva aho bitazanya nkokoma mu nzu y'Imana. Twarahasuye
tureba ukuntu hameze ndetse tumurikirwa ko tugomba gukora amaproje. Dufite ubu ngubu concept note z'imishinga, ni imishinga usanga ya miliyari 7, miliyari 10. Turashaka kuhahindura ku buryo ari ahantu hakomeye twateza imbere, u Rwanda rukajya rusurwa nk'uko Egypt isurwa, ziriya Giza Pyramid. Kubera iki batasura Nyankokoma kandi ari inzu y'Imana iruta izo piramide mu myaka, ko ari inzu ifite imyaka irenze 6,000. Piramide yo imyaka myinshi maze n'imyaka 5,000, ngira ngo aho imyaka 2,000 imbere before Christ. Ariko twebwe ni ahantu hanini twabonye ubukerarugendo henshi dushaka guteza imbere, aho hose rero turahafite. Nanone ku rwego rw'igihugu bakoze emisiyo nyinshi kuri radio na televiziyo y'u Rwanda, yewe na nimugoroba umukuru wacu Rwagasani ndetse na deputy wacu Colonel Nyirimanzi bari baganiriza abanyarwanda. Abakurikiye televiziyo mwabibonye live mu gitaramo, murabizi urwanamiza abantu benshi bagiye baruzaho bakamenya kuri ndetse bakajoininga Benirage. Naho hamaze kujya ibiganiro bigeze hafi 500. Hanyuma hari n'ibiganiro tugenda tuganira hano twese, ibiganiro bitandukanye ari byo twagiranye n'ibyo twagiye tugerana n'abandi. Turimo kandi tushako tubabonamo potential nini cyane yo kuzubaka umuryango ko tuza kubiganira. Ikindi kintu gitangaje cyane ni ukuntu ibigo bya leta turimo kugenda bitwegera kugira ngo dusinyane partnership za MOU, Memorandum of Understanding. Ubu tumaze gusinyana n'ikigo cya Rwanda Cultural Heritage Academy kira gishinzwe ingoro z'u Rwanda, ingoro z'umurage w'u Rwanda, Ministry of Youth and Art, ya Minisiteri y'Urubyiruko nayo turasinyana mu cyumweru MOU. Turimo gushyiraho final touches. Hari nk'umuryango witwa SDH, nawe ni ONG imeze nka Benirage ari gukora mu bintu bigendanye no kurwanya ibiza n'amazi. Turaza kuvuga impamvu ko hari imishinga myinshi tugiye kujyamo, nabo dufitanyemo turimo gukora final touches. Nabo bose muri rusange bifuza ko twakorana. Turi gukorana na Senate, inteko y'umuco, Nyarugenge district n'abandi, na embassy yacu yo muri US. Abari US turabaramukije cyane, twabwira ko turimo gukorana na embassy yacu aho ngaho muri US. Nejo bundi kwa gatanu ko dufitanye ikiganiro. Murabona rero ko umuryango mu by'ukuri, umuryango ntago ari uwacu tujya kuwushinga. Ni Shyerezo watumurikiye atubwira ko tugomba kuwushinga. N'ibyo rero ntago bidutangaza, tubyakira uko nguko ko n'ubundi ni Shyerezo ubiri inyuma. Benirage rero ifite nanone ibindi bintu by'umwihariko tutakwirengagiza. Benirage Benimana murabizi. Reka tubanze tuvuge ko dufite ururimi rushya rwitwa ururi rutari dusanzwe ruzwi. Hari imibare y'inkuba, hari uruhimbi, hari n'ibindi byinshi tutarababwira nabyo biri mu nzira dufite cyangwa biri kuri headquarters hariya. Ibi ngibi byose birasaba gukorerwa intellectual property. Turimo kureba ukuntu twabishyira mu bibumurage wa Benirage bigire na protection, kuko harimo propriété intellectuelle yabyo, kugira ngo atazagira undi uzabyitira ahubwo bibi byacu kuko nka Benirage. Noneho cyangwa ngo agira biprofana byangize nabi cyangwa bikoresha uko ashaka. Niyo mpamvu turimo gushaka ntuza intellectual property yabyo. Ikindi kintu noneho dufite ikibariro. Murabizi ko twakoze mu gihe isi hafi ya yose bagendera kuri iriya kalendari ya Gregorien. Dufite ikibariro cyacu, ngira ngo mwarakibonye. Turaza kuganira uko twanabagezaho iyi kalendari yararangiye 2025. Turayifite, dore n'ingi nashyizemo hano hagati, ni kopi y'ukwezi kwa mbere. Tuzayibagezaho. Ururi dore naha rwanditse ku ruhande handitse Benirage, ahangaha mu nguni aho murimo kureba hano. Hanyuma hantu hari historical sites nazo zabonetse zikuze cyane kurenza ahandi ku isi. Hano ni Nyankokoma, murabona ari Nyankokoma bahageze, murahazi.
inkuru nziza kandi ngira ngo Nyirishema yaba yarababwiye nuko ubu ni hari mu mutungo wa Benirage twarahaguze hano hantu twamurikiye ko tugomba kuhagura turahafite na ha Benirage. Ahangaha twe twahasuye twagiye kureba uko hameze, ni inzu y'ibitangaza muzajye kuyireba. Aha rero hazajya amahoteli akomeye n'ibintu bikomeye bizatuma isi yose yasura mu bihe biri imbere. Ibindi twakoze bikomeye cyane nanone Benirage Koa, donc dufite za policies, dufite inyandiko zigenga ko umuryango ugomba kubaho, dufite amategeko y'umwihariko ya Benirage yarimo discipline n'indangagaciro by'umuryango. Ayo mategeko y'umwihariko turi kuyarangiza, turakora final touches, namwe arabareba kuko niyo muzagenderaho. Ni amategeko arimo urukundo, arimo ubwubahane, harimo n'ibintu koko biranga abantu bamurikiwe ko bagomba kugenda bateza imbere urukundo, bateza imbere ubumwe n'ikiremwa muntu. Ni amategeko meza tuzayabagezaho, arimo kurangira twahaye mukuru kugira ngo arebe niba ntacyo twibagiwe. Dufite manuel de procédure administrative et financière nayo irimo kurangira. Dufite politiki ijyanye n'abakozi, abakozi uko bitwara, uko akazi uko Benirage irinda abakozi bayo, uko dutanga amahirwe angana n'uko tudakora discrimination n'iheza. Izi ni policies zose umuryango ufite turimo gukora neza. Abahanga muri mwe basobanukiwe ibintu, izi nyandiko tunazibaha bazirebemo, banazigira ibitekerezo batanga, muko twese turamurikiwe tugomba gukora ikintu gifite karite yo hejuru kuko kizatugenga kikagenga n'abandi turi kumwe ku isi yose. Ahantu hasi ni ibice by'izo policy nagiye mfata kuri cover pages nagiye nshyira kugira ngo muzirebe uko zimeze. Dukorana rero n'abandi bafatanyabikorwa uko twabibabwiye mpuzamahanga bamwe nka UNESCO. Ibintu biza kubatangaza nuko members bo muri Benirage bajya muri UNESCO. UNESCO ni ikigo umuryango, ni ishami ry'umuryango ryita ku bumenyi, ubumenyi gakondo n'irage gutyo, ntabwo sinzi niba mbivuze neza, ubuhanga n'ubumenyi gakondo UNESCO. UNESCO rero dukora kuri porogaramu ebyiri z'umwihariko. Harimo porogaramu imwe yitwa Intergovernmental Hydrological Program IHP, ni porogaramu ishinzwe ibijyanye no kurinda donc guteza imbere ibijyanye n'umutungo kamere w'amazi. Iyi ngiyi ni muri Benirage ni njyewe nyijyamo. Hari n'indi shami noneho ryitwa ryo kureba rikoranya nanone abahanga bo bareba ibijyanye n'umuco. Iri ngiri rijyamo Colonel Nyirimanzi, akaba ari deputy chair wacu, akaba yaragize n'uruhare, harimo n'ishami ayobora rigendanye no kureba umurage w'u Rwanda, umurage ufatika n'udafatika. Ubu ngubu na komisiyo bamaze kwegeranya umurage udafatika w'ibintu birenze 500. Murumva ko bakoze cyane. Ndetse Benirage yagize uruhare mu kwandikisha ku rwego rw'isi intore n'imigongo. Muzi ko ari umutungo kamere w'Abanyarwanda. Imigongo yo mu Gisaka murabizi, ubu ngubu UNESCO yamaze kuyandika muri World Heritage Registration. Nta muntu n'umwe ushaka kwitirira intore z'u Rwanda, nta n'umuntu wakwiyitirira imigongo, yamaze kwandikwa mu rwego rw'isi, kandi Benirage twabigizemo uruhare. Ifoto ziri hasi aho ngaho ni intore n'imigongo itandukanye, kandi Benirage bene Imana mujye mumenya ko iyi migongo ni inyandiko. Iyi migongo nayo buriya ntabwo wayitandukanya n'ururi, kuko kera iyo umunyarwanda yaguhaga umutako w'umugongo yabaga agwaye na message yanditse muri uriya mugongo. Nkuko turimo kubona ko inyandiko zose zo ku isi zavuye hano iwacu, imigongo rero ifite ikisobanura cyane, tuzagenda tubireba. Iyi foto irimo hagati twari turi kumwe na Masozera, uwambaye ishati uri hafi ya uri kumwe na Nyirishema, ibumoso buriya bwa Nyirishema akaba ari ambassador Masozera uyobora Rwanda Cultural Heritage Academy, rya shami ry'ingoro z'u Rwanda. Tukaba twari kumwe hari i Nyanza turi mu birori.
izi rero ni ibigo byose bikorana na Benirage. Mubona Benirage mo hagati, duhere kuri parliament naberetse Nyirimanzi ajya muri Senate, Nyanza district turakorana na Moya Ministry of Youth and Art, dukorana n'umujyi wa Kigali, hari mu ngone dukorana na Radimanzi 105 kimwe twanyujeho ibiganiro byinshi byamurikiye abanyarwanda byinshi. Hasi RBA Rwanda Broadcasting Agency murabizi na nimugorona nabwo ko twariho radio na televiziyo, aradutumira n'abo parteneri bakomeye cyane kuri Benirage muzi ibijyanye no gusobanura umutima w'u Rwanda, bakavaringara hejuru kuri Musezi wera wa Kigali. Haratona afite projet nini cyane, turashaka kuzahubaka ingoro y'amateka, mwese muba hanze n'abana banyu bazajya baza bakavuga ati tugiye mu rugo. Hanyuma hasi murabona Ministeri y'Ubumwe turakorana cyane nayo, wa muryango twese DH ushinzwe ibijyanye no gutabaza n'ibiza. Kaminuza y'u Rwanda nayo urumva abashakashatsi bayo turakorana cyane bo mu muco, ariko tuzagura n'amashami yandi tuzakorana mu gihe kiri imbere. Most importantly turi gukorana abari muri Amerika, twaba turi kumwe hano. Hari icyicaro hari umuryango w'abibumbye ushinzwe kuimplementinga intego zirambye, UNSDG, witwa UNSDG cyangwa United Nations Alliance for Sustainable Development Goals, IGO, International Government Organization. IGO naijyaho ikaba rero ishinzwe kuimplementinga ku isi yose, ifite n'ikigega cyo gutuma bakora za ntego z'ikinyagihumbi. Nababwira amakuru meza cyane yuko Benirage irimo gukorana n'iki kigo, bakaba baradusoranyije mu Rwanda nk'umuryango ufite indangagaciro wajya hagati ya leta y'u Rwanda nabo, kugira ngo tubashe kwidentify imishinga mu Rwanda izahindura, izatuma abantu bagera ku ntego z'ikinyagihumbi vuba, tukabafasha muri iyo process. Turimo kubiganiraho, twagiranye inama, tuzimaze kuba inama nyinshi, n'iki cyumweru dufitanye indi kugira ngo bitangire bijye mu bikorwa. Ni amakuru meza nayo Benirage izagira uruhare mu guhindura imibereho y'abanyarwanda binyuze mu mishinga minini cyane y'ibikorwa remezo mu burezi, kubaka amavuriro, kubaka imihanda cyane ari hafi y'ikibuga cya Bugesera, kubaka bya bikorwa bya tourism twavugaga, n'indi mishinga myinshi yo mu buvuzi ndetse na energy, kugira ngo u Rwanda rugire amashanyarazi ahagije, n'imishinga minini cyane. Inteko y'ururimi n'umuco murabizi, y'umuco murabizi, RCC turimo gukorana cyane, twasinye n'amasezerano yo deja. Rwanda Demobilization nayo turakorana no gushyira abantu mu buzima busanzwe, UNESCO nabivuze. So iyo yose ni imiryango rero n'indi kiza turimo gukorana, twagira ngo tubabwire Benirage bene Imana ko tuticaye, turimo turakora. Ariyo mpamvu dushaka imbaraga zanyu kugira ngo muze, ndabizi muri abahanga, benshi mwize hanze, benshi muturusha n'ubumenyi, mutwegereho dufatanye, murabona yuko umuryango urimo utera imbere. Inde slide ngeze ku mishinga imwe n'imwe duteganya gukora ya Benirage bene Imana, kandi muzagiramo uruhare. Imishinga yacu twese turashaka kubaka iriya site ya Nyankokoma, dufite projet ya miliyari hafi 10, tuzahubaka hari hoteli, tuhakora ibintu bitandukanye bizatuma hasurwa. Dufite ahantu nkanga hageze kuri 7 naho tuzakora, tuhadevelope, duteze imbere ubukerarugendo, dusingize turata igihugu cyacu, duko dufite site ziruta izindi ku isi bajye bahasura. Kandi koko nibyo, hari amateka aremereye cyane ikiremwa muntu. Musozi wa Kigali navuze iby'ingoro tuzahubaka ikomeye iwacu, twese tuzajya tujya tukanezerwa. Hari ingoro ikomeye kuko hariya ni mu bigabiro by'abami benshi, murabizi ntahasabirwaga umutima w'u Rwanda, n'ahantu haremereye cyane. Tuzahashyira inyubako zikomeye, yewe zishobora no kuzangana cyangwa zikanaruta convention center, kubera ko hari agaciro gakomeye. Hari nk'umushinga wa radio na televiziyo,
ibintu byose biradusaba yuko tuzaba dufite radio na televiziyo yacu, nayo turimo turayikorera promotion kugira ngo tutangire twegeranye inkunga zo kuzakora ino projet. Ahangaha ufite ni nk'amafoto amwe, picture evidence z'ibintu nagendaga mvuga. Murabona rero Benirage turi umuryango, hatwari i Nyanza, hari n'amafoto atandukanye turi muri televiziyo yara hejuru. Uriya n'umukuru wacu Rwagasana ari kumwe na Nyirimanzi, bakunda gutumirwa n'uriya mugabo ushinzwe cyane ibijyanye n'igitaramo. Hasi hari ni Nyirimanzi yari mu nteko arimo aganira na ba nyakubahwa b'abadepite b'abasenateri. Ku ruhande hariya turi umuryango, turanasurana hagati yacu, dusura umuryango dushyikiye department y'imibereho myiza y'umuryango. Murabona ko turi umuryango mu by'ukuri ukora. Dufite ya migongo byane twakoranye na UNESCO. Hano hariho amafoto atandukanye ibyo twakora i Nyanza. Hari foto yo haruguru yo mu nguni mubonaho Rwirujo ari kumwe na Ndayisaba nawe ni umunyamuryango wacu ukomeye cyane. Ahangaha bari bagiye n'uwitwa Bikino, bari bagiye Uganda mu bushakashatsi dukora. Twari turimo kureba irage rya Uganda uko rimeze hari muri za Toro. Tujya rero kugira ngo turebe ibyo bakora, natwe tuzaze tubihuze n'ibyo dukora, turebe icyabyaye ikindi naho bihurira. Ngira ngo ibyo ni ibikorwa bimwe by'ubushakashatsi dukora. Nihuse rero ngeze ku kintu gikomeye. Ni ibiki turimo gushyiramo imbaraga muri iyi minsi, kandi namwe tubahamagarire kutwiyungaho no kudufasha no kudukubita ingabo mu bitugu. Ubufatanye n'abandi no kwegeranya ubushobozi, donc gushaka amafaranga y'imishinga mu bafatanyabikorwa batandukanye, mu gusinya za MOU, mu kureba imishinga, gukora za project pipelines. Muri Minecofin yacu harimo iki? Imishinga irimo iremereye igihugu gifite ni iyihe isabirwa inkunga? Ibyo dushaka gukorana na leta y'u Rwanda, Minecofin, kugira ngo tugire uruhare mu gushakira iyo mishinga inkunga ibashe gukorwa ihindura imibereho y'Abanyarwanda. Ni ikintu kituraje ishinga cyane cyambere. Ikindi cya kabiri kituraje ishinga gikomeye twifuza ko gitangirana vuba cyane, wenda bishobotse muri iki cyumweru, ni mwebwe ubwanyu. Dushaka kubamenya, dushaka kubakira kugira ngo ubu ngubu twebwe kugira ngo umuryango wawe icyangombwa twatanze profile zacu. Murabizi wowe n'ijuru kuyishinga mu Rwanda, abantu bose barimo batangaza CV zabo, amakuru yabo yose ari detail kugira ngo bamenye ngo abantu ni bande, umuryango bahaye icyangombwa ugizwe n'abandi. Twebwe rero icyo nashaka kuvugira hano nuko twebwe twamaze kwegeranya amakuru yacu, tuzi details z'abantu n'ibyo bashoboye, capacité zabo, les capacités intellectuelles, ibyo bashaka gukora, domaine de spécialisation zabo mu byo bize byose turabifite ku buryo nibitugeraho no kubera ko Benirage Benimana babashije kuduha, donc turi gushyiramo ubushobozi dufite. Namwe rero dushaka kubakira kugira ngo mukore registration, tumenye ngo Benirage Benimana turi kumwe ni bande, baherereye hehe, bashoboye iki, bashaka kudufasha mu biki. Umuntu wese afite ibyo yashobora, tukuzuzanya, tukanaliza database ayo makuru kugira ngo tuvuge tuti nyamara ngo mijana yadufasha mwiki, nyamara Kabogo k'uyu mushinga tugiye gukora twamuha akatureberamo, nyamara kanaka yadufasha iki, Masengesho yadufasha iki. Ibi nibyo bintu dushaka rero gukora kugira ngo twese twungikanye. Ahangaha twamurikiwe ko nitwegeranye imbaraga tuzihuta cyane kurushaho. Hanyuma ikindi cya gatatu tugiye gushyiramo imbaraga, turimo kubaka organization governance structures. Kubaka, murabona tumaze kuba
turi mu bice bitandukanye bine by'isi, tugomba kwiyorganiza birusheho. Ninde uzajya coordinating ibya hariya amakuru yegeranye ahereze nde? Dukeneye kwiyorganiza. Turimo gukora rero ku iki kintu cya structures y'umuryango kugira ngo kiranahara ariko kirimo kunozwa kugira ngo tubashe gukora twungikanya imbaraga ariko byubatse neza. Ikindi kintu turimo gukora noneho, of course, nubwo nabwiye ko dufite inyandiko z'umuryango z'ibanze twerekana n'abafatanyabikorwa, ariko dukeneye nanone gukora izindi nyandiko. Turi kurangiza strategic plan n'izindi official documents zadufasha n'amapolisi z'ibanze zatuma tubaho k'umuryango utajorwa, kuko niba tutajorwa mu mwuka ntabwo twajorwa no mu mubiri. Tugomba kuba dufite ibintu byiza, tukaba ONG y'ikitegererezo, n'uburyo leta yaza kutureba koko n'abandi bafatanyabikorwa bagasanga turi umuryango wubatse neza. Ntabwo abantu batsinda iby'umwuka ngo batsindwe iby'umubiri. Tugomba kuba rero exemplary model organization kugira ngo tube dufite ibikwiriye byose. Ibiro nibyo duteganya gukora. Turabashaka rero nange turabashaka gute rero? Ni byiza yuko Benirage Benimana muzakora registration kuri website yacu. Sinzi no mujya munayisura, turimo turayitunganya, mukazajyaho mugashyiraho amakuru yibanze kugira ngo tumenyane, turusheho kungurana ibitekerezo no gufatanya muri byose. Ikindi kintu noneho duhamagarira Benirage Benimana nicyo natwe twihamagarira, kugira ngo ibingibi duhora tubiganira. Turi mu rugendo rwo kwiga ubumenyi buhindura, kwiga ubumenyi butuma tumurikirwa. Waza muri Benirage fitemo masters cyangwa wize biki cyangwa professora simbizi, ndatekereza ko nabo tubafite, ukagira ibyo dufasha koko bikagenda neza, ariko ikirutaho ni ukwiga. Twese turi mu rugendo rwo kwiga kugira ngo twakire umucyo, twakire urumuri, tumurikirane, tumurikire isi. Nicyo rero gikomeye cyane, intego yo kwiga tuyikomereho, tumenye, kugira ngo ubumenyi tubebwo. Ubwo bumenyi ntabwo tubumenya ngo tubike gusa, ahubwo tubabwo tukamurika, twakira urumuri rukaduhindura natwe tukamurika. Ikindi kintu noneho turabahamagarira kuzana izo contribution zanyu zitandukanye, uruhare rwanyu. Yewe muri Benirage buriya bamasengesho barabizi n'abangoma ijana. Turi abantu ukuntu tumeze, wenda ubutaha nimbona space tuzaganira kuri profile zacu. Turi profile zitandukanye, kuri profile zitandukanye, ari abashomeri, ari abafite ayo mashuri n'abatayafite, ariko mu mwuka twese turaringaniye, kandi umuntu wese ni perfect. Actually ni umuntu wese ni match, araza akamatchinga n'undi, turuzuzanya mu rwego udashobora kumva. Tugize umuryango w'igitangaza kuko uyirebye ubona ari ishyerezo wubatse. Ibyo rero umuntu azana ni ibintu bitandukanye, umuntu wese azana icyo ashoboye. Yewe dufite n'abavuga bati twebwe rero ntabwo dufite financial contribution n'amafaranga, ariko akaza agakora isuku ku ngoro rwose ya Shyerezo, tukishima cyane. Dufite imiryango twagabanye bino bintu by'akazi, kandi tumeze neza cyane. Nta muntu wabura ikintu atera inkunga umuryango. Tuzagira rero inkunga zitandukanye, abantu bazabishobora bazakora. Tuzaha amahirwe Benirage Benimana bose, ari abatanga impano zabo, ari abatanga, hari n'uza akavuga ati ndabona mukeneye ameza, nimwakira ameza. Undi akaza ati nimwakire machine yo kwandika. Undi akaza ati nyamara ndabona mukeneye cafetiere, akayizana. Undi akaza akavuga ati nge nzajya ntanga iki ngiki buri kwezi. Mu by'ukuri abantu, hari n'uza akavuga ati nge nditanga n'amaboko yanjye nkora iki, hari n'uza avuga ati nge ndaba umuvolontaire n'ingi Nyanza, nzajya guhugurayo nta kibazo ndahari. Abantu batanga bitangiye umuryango mu buryo butandukanye. Twese rero tuzafatanya. Ngiye gusoreza ku kintu gikomeye, ariko ntaza gutangaho detail cyane kuko kiri gutunganywa. Nuko Benirage Benimana ko tubakangurira kuza mu muryango,
ubu ngubu muri abanyamugisha cyane, muri abanyamahirwe kubera ko muri kumva iyi koro yo kuza mu muryango, mukazamo mukaba aba mbere baje mu muryango, kubera ko mu muryango hazabamo seniority. Ni ukuvuga ngo abaje mbere mu mategeko yacu y'umwihariko, ibyo turimo kunoza byateganyijwe ni uko abanyamuryango bazabamo inzego, kandi abanyamuryango bazagira amashimwe bagira, niba ari amapeti, niba ari ibirango bazajya bagira bigendanye n'ubugoroke n'inshingano mu muryango, cyangwa se bitewe n'igihe bamaze mu muryango. Harimo ibyiciro bitandukanye. Ni byiza rero cyane kuba mu muryango no kuwitangira, kubera yuko Benirage ni umuryango ushirima, Benirage ni umuryango uzirikana. Twumva rero yuko abantu bitangira umuryango bazajya bagira n'ibirango, bakavuga bati uyu muntu nyamara ari ku mwaka wa 4, ngira ngo Rwirujo yababeretse byuko n'abami b'u Rwanda bagenaga bagraduatinga bitewe n'ubugororoke nuko bubaka ubushobozi mu nshingano. Benirage Benimana rero nabo bazajya bagira umuntu witanze imyaka 7-10, wenda yagira ikirango yambaye gituma bigaragara ko ari umusiniya kandi koko yabaye mu muryango. Ni ngombwa rero cyane ibi bintu byose birimo gushyirwa ku murongo, kandi tuzabibona. Abayobozi banjye bazabitangaho umucyo biruseho. Reka rero mbashimire cyane rwose ukuntu mwanteze amatwi. Menya hari nafashe umwanya munini, ariko numvaga ntacyo nza gusiga inyuma. Byari ngombwa ko tubiganira kugira ngo abantu bamenye neza umuryango wabo. Noneho nushaka kuba yakwegera Benirage akavuga ati nanjye reka njye mu muryango, biriya bikorwa biranshimishije, ndashaka guteza imbere abanyarwanda, ndashaka kwigana n'abandi kugira ngo nasubire inyuma, kugira ngo babashe kwegera abandi. Urumva rero ntabafata umwanya munini, navuze umwanya munini cyane. Reka nsoreze ahangaha kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuganira kuri ibi byose navuze. Murakoze cyane, Shyerezo adushoboze gukiranuka muri izi nshingano kugira ngo tubase kuzisoza neza. Murakoze cyane namwe kubasha kutumurikira ibyo tutumvaga neza, tukaba tubashije twese kubishyikira mu rwego rumwe. Ubu ngubu ngira ngo mu minsi iza natwe tuzabasha kubiratira abandi. Sinzi niba Rwirujo ari hafi ngo arebe ko yagira icyo atwongereraho mbere y'uko ikibazo yakibaza kuri ibi tuvuyemo. Reka mbere ko mugira icyo mubaza, ngira icyo navuga, shyiraho umucyo kugira ngo mucyumve, muze kubaza, mutaza kukibaza kandi wenda cyatanzweho umucyo, sibyo? Yego. Dushimiye Mwenirage Hakizimana rwose kuri presentation itagiye ku isa aduhaye. Mukuri avuze mu nguni zose iby'umuryango nkuko twari tubikeneye, rwose yabivuze kandi nuko byagomba kuvugwa. Ntamushimiye rero, mumumpera amashyi ahubwo mufite amashyi. Arabura nk'impundu. Nta mpundu zirimo. Impundu bakarire nguko ngibyo rwose. None rero buriya hari ikibazo abantu bose bakunze nibwira ko babaza, ariko mbere ko mukibaza reka tugire ikintu gishyiraho umucyo. Niba mwumva tuvuga iyo mishinga myinshi ya Benirage Benimana
ntimuzi kubaza duti se ko mwari muzi ko muri abantu bigisha ibintu by'ubwiru spirituelle ko mwaye nk'abagiye mu bucuruzi niko umuntu umwe yashobora kubitekereza atabone mugiye kuzimira mu mari no gushaka kashi. Reka tukibakurireho nuko abaremye umuryango we nayo n'Imana bawuremye kubwo ubushake cyangwa bw'itegeko niko tubivuga dutyo ry'ababyeyi Shyerezo, Kibogo, Gasani badusaba ko tugomba kugira umuyoboro uzwi nk'uko Hakizimana atangiye abivuga, uzwi ngo nyine duterane dukora ibintu turi abantu bazwi. Icyaneje cyane nuko aho twakiye cyangwa ngo tukibona NGO ababyeyi ngo niko navuga barabikoze tuza tubona icyangombwa rwose, naho babikuriyeho ngo ibyangombwa byongere byakwe twarongeye turandika. Niyo mpamvu byarihuse cyane ku buryo babonye ko gifite inomero za mbere cyangwa ya mbere mu rwego gisohoka. Urumva ko ubwabyo ni umuyoboro ufatwa n'ababyeyi uko. Si n'ibyo gusa, kugira ngo mutaza kubaza ngo mbese mugiye kwigira muri bizinesi mushaka amafaranga n'iki, iriya ntabwo mukuri ariyo misiyo ya Benirage, kuko misiyo yacu nka Benirage ya mbere ni ukugira ngo abatuye isi bamenye Imana kamerano, bamenye irage ry'ibanze, bihuze n'isoko ya byose na hose na twese, bave muri wa muco wa rimwe mu myaka yose. Ariko inzira yo kubigeraho noneho bigeze, inzira yo kubigeraho ni ugukora imishinga nk'iriya. Iyo ngiyo ni muwaye yo gutuma twamamaza rya rage, kuko nk'iriya nzu ya Nyakakoma, iya Kabuye n'izindi n'umurwa w'abami wa Nyanza n'indi bizakorwa, ni inzira imwe ituma abatuye isi bashobora kuza gusura igihugu bakahigira irage ry'ibanze, n'abanyarwanda bandi hari abiga banyuze mu bifatika. Navuga ngo rero ababyeyi Shyerezo, Imana Shyerezo bashatse ko kwamamaza iryo rage binyura no mu bifatika. Icya gatatu, maze muti ko twumva imishinga yanyu ari miremire cyane, ari minini y'amamari, noneho mukaba muvuga muti dukeneye n'inkunga zanyu. Rero muri bati izo mari nizo mudushaka kugira ngo mukore umushinga wa miliyari 7, wa miliyari 10, wa zingahe mukuri munayazanye nta kibazo. Ariko ikiranga nuko wenda ikigoranye muri iyi minsi ni uburyo ibiro byacu bikora mu buryo bwo gutangira tukitunganya ibintu. Ibyo dusaba ibintu byinshi cyane kuri dukenera abadufasha bishobotse, kandi ubwo bitashoboka n'ubundi ababyeyi nibo bene ibyo, nta kimwe cyahagarara. Ubwo rero yababwiye inzego mpuzamahanga zaduhisemo ngo dukorane, tuzakorana muri iyo mishinga minini cyane, tuzayikoranamo. Noneho mwebwe n'abandi bagize n'abadufasha kugira ngo twinjire neza twiorganize. Ndumva ari uko bihagaze aho ngaho. Ubwo rero numva uruvugiro tunarimo, gusa icyo tuzi twese turi hamwe tuzagira ubumenyi budasanzwe, kuko ibyo twamaze kumurikirwa twari babwiye by'ubushakashatsi n'ubuvumbuzi tumaze n'iminsi twiga ni ibintu bihambaye, ku buryo n'abatuye isi baza kwiga ubwo bwenge. Byano ngo decouverte y'ine Einstein twabivuze, ngo Tesla, ngo ibyo bintu byose bimwe ibibazo ryacu twabivuze, ku buryo ari bitanamenyekanye. Ibyo nabyo uko turi kubyegeranya nk'uko Hakizimana yababwiye, kandi bigomba no kuzandikishwa kugira ngo tugire ubuzima gatozi cyangwa se copyright. Ibyo nabyo process zirimo. Muri make narimbaye nko mvuga grande ligne z'ibyo yavuze, kugira ngo mutaza kwibaza ngo byagore. Naho ubundi rwose Shyerezo, Gasani nko Shyerezo nibo babyiyobereye, nibo babirimo, kandi bazabitunganya kugira ngo abisi bazaze mu Rwanda bahamenyere irage ry'ibanze. Niba ari evangelisation Benirage murimo mwese turimo, izanyura no mu bifatika buriya mu mishinga navuga Shyerezo mu Rwanda.
kandi si abamarayika bazayizana, abatumwe ni mwebwe natwe. Ni ukuvuga ngo rero ikiri umurimo w'Imana muri iki gihe si yandi amadini si iki, ahubwo ni ukunezeranwa n'abandi bose, tugira ibyo dushyira mu bikorwa kugira ngo ababisuye n'ababirebye n'ababaye agenerwabikorwa barusheho kumenya iby'Imana kamerano, ubwo bazaba barashe umutare. Abisi bose bagomba kurasa umutare, tuzabona ko bagomba kubona igicaniro. Mu minsi iza tuzagira icyo kiganiro. Maze rero rwose aka kanya gato niko nifashe kugira ngo ibyo mwakwibaza mbe nk'ubangize icyo bivuzeho, ubwo muri mu kuganira kugiye gukurikiraho kuraza guturuka ku byo yavuze, kongeraho n'ibi bikeya nongeyeho, noneho tujyane neza. Ngombe Jana rero ndagushimiye umpaye ijambo, kandi dushimiye Hakizimana watubimburiye. Murakoze cyane Rwirujo, turabashimira mwembi, Rwirujo na Hakizimana. Ubu ngira ngo Benirage rero uwaba yari afite ikibazo yakibaza adakoresheje igihe kinini. Niba hari ibibazo byabaye biri bube byinshi tukabasha gusangira iminota mikeya tuba dufite, uwaba afite ikibazo rero yamanika tukamuha ijambo nk'uko bisanzwe, cyangwa se niba mwanabyumvishe cyane mwabigize byaba ari byiza cyane. Hari Nshimiyimana niwe umanitse bwa mbere, reka tuguhe ijambo Nshimiyimana. Ikibazo cyawe urase ku ntego kandi unavuge n'uwo ushaka kukibaza, yaba ari Rwirujo yaba ari Hakizimana. Urakoze. Murakoze. Ndashimira Hakizimana kuri presentation nziza isobanutse yatanze, ariko mfite ikibazo niwe nkibaza kigendanye na registration, kwiyandikisha. Uyu muryango wa Benirage ndakeka cyangwa niba narabyumvishe neza ko ari umuryango utureba nk'abanyarwanda, mbese buri munyarwanda wese yaba afiteho access. None umuntu utaziyandikisha icyo gihe wazasigara ari hehe, cyangwa kwiyandikisha ni ngombwa? Murakoze. Urakoze cyane Nshimiyimana. Nta wundi wabaza ikindi kibazo tukabifatanya ari bibiri? Murakoze. Nagira ngo mbaze ku manda ya Kanyarambare Rwirujo yigeze kuvuga ati kujya mu muryango wa Benirage ngo hari ikizami baguha ngo ni ukuba uzi ururi. None nagira ngo mbaze niba uko bimeze, niba ari uko bikimeze, cyangwa niba n'utaruzi yajyamo. Murakoze. Shadadi nawe yakurikiraho tugafata ibyo bibazo bitatu. Ubwo icyo kibazo cya kabiri cya ketometi ni Rwirujo turi bukibaze, hanyuma Shadadi ijambo ni ryawe. Nshimwa gasa n'isherezo Iteka ryose gana mu bihe byose. nagira ngo mbaze icyo nsabwa kugira ngo mbe umuganashya muri sanse yo kuba ndi muri uwo muryango, atari ukuba ndi umuganashya gusa byo ku izina cyangwa se byo kuba mbyiyumvamo gutyo gusa. Icyo nashaka kubaza. Murakoze. Urakoze cyane Shadadi. Ubwo rero Hakizimana niba uri hafi wasubiza ikibazo cya Nshimiyimana yabajije mbere, cyangwa se Rwirujo yaba ari hafi nawe akaba yagisubiza. Murakoze cyane. Yabajije ikibazo cyiza avuga atese ati abantu bataziyandikisha bizagenda gute? Ntago kwiyandikisha ari itegeko, ntago ntekereza ko ari itegeko. Umuntu kuba Mwenirage ntabwo ari itegeko, kimwe nuko Nyirishema nk'uko yari amaze kubivuga turi hano kubera umuhamagaro wacu. Ubu ngubu turahuza twese tukaganira. Umuntu witwa Karirenge numva avuga ariko sindamubona, ariko mba numva twegeranye kubera ko duhujwe n'umwuka umwe, twese tumurikiwe.
abari hano ni abantu bamurikiwe. Abazabishaka rero bazajya mu muryango turushaho kumenyana, twegerane. Kwiyandikisha tugiye gushyiraho n'uburyo bwo kugira ngo abantu begerane, bamenyane, barushaho kunganirana, babe nk'umuryango koko. Nk'uko duhurira hano tugahana gahunda turi abantu 50 ku isaha runaka, igihe runaka, urumva ko turorganize. Kujya rero kuri gutanga amakuru website, nitwa kanaka, burya telefone yanjye niyi, mperereye aha, nshoboye gukora ibi mu muryango, nabafasha ibi, ni ibintu by'ubushake, ntago ari ibintu by'itegeko. Bazabishaka bazabikora, bumva bibafitiye umumaro koko, buhamanya no kuba muri Benerage, kugira ngo turusheho kuba umwe, dukorane, twunganirane, dufashanye n'imirimo bavuze. Nakunze cyane inyunganizi ya Rwirujo avuga ati ese ntago tugiye kudeviya misiyo yacu. Oya, twebwe tumurikirwa mu gushinga umuryango, nta nubwo tweretswe ko azaba ari umuryango uri aho ngaho w'ibibazo, utagira deplacement, utagira imibereho, umuryango abantu basura badashaka kubona na kofi yo kunywa. Ntabwo ariko twabibonye. Twabwiwe Shyerezo tumurikira, tubwiye ko azaba ari umuryango w'icyitegererezo kandi we yishingiye, uzaba ubasha koko kugira uruhare mu mibereho myiza y'Abanyarwanda, ariko nawo ufite ibikwiriye byose rwose nk'uko yabisobanuye kandi nk'uko murimo kubibona. Ni igihe gitoya rero, twe tubona yuko ijambo twabwiwe ko twamurikiwe birimo kugenda bijya mu buryo bizagenda neza. Ntabwo twaba umuryango ushaka guteza imibereho myiza y'Abanyarwanda ngo umere nabi, ntabwo ariko bizajya. Hanyuma ikindi kintu nashakaga kuvugaho, Nyirishema araza kunyunganira, ese bizagenda gute umuntu utazi ururi? Nari ndebye mu mategeko y'umwihariko, hari ikintu gikomeye cyane dushyira imbere muri Benerage duhuriraho, nk'uko nigeze kukivugaho kare, harimo indangagaciro yo kwiga. Benerage, Benimana, twese turi hano kubera ubumenyi no kumurikirana. Wavuga uti ngiye muri Benerage sinshaka kwiga ururi, sinshaka kwiga ngo menye uruhimbi, sinshaka kwiga ngo menye igicaniro icyo ari cyo, uwo muntu ntabwo rwose afite umwanya muri Benerage, niko navuga. Twese ikidushishikaje ni ukwiga kugira ngo tube ubwo bumenyi buduhindure, tumurike, kuko ni nacyo kiduhurije hano twese. Ubwo rero ururi wenda si itegeko ko kwinjira muri Benerage uba uruzi, ariko bizaba ngombwa yuko bazaba barimo bose baziga, kugira ngo nyine tujye ku rwego rumwe, tumurikirane, dufashe n'abandi. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi niba babajije ibibazo basubijwe. Nasubira gato cyane kuri Nshimiyimana. Eske wumvishe bagusubije Nshimiyimana ikibazo wari wabajije cyangwa? Nshimiyimana, urakoze ngo Bijana. Njyewe nuko nabajije ikibazo ahanini kubera ko ndumva hari ikiganiro twari twigeze kugira, niba nibuka neza ngira ngo hari Mwenerage n'ubundi wari urimo, tubaza ku bintu bijyanye no kwiyandikisha n'ubundi. Icyo gihe rero ndumva turangiza hari ukuntu twari twasobanuriwe ko kwiyandikisha atari ngombwa. Niyo mpamvu nahise mbaza, kubera ko iyo umuntu yiyandikishije mu muryango nyine birumvikana ko hari n'abandi baba bataziyandikisha, cyane cyane ko ukurikije indangagaciro ngira ngo ushobora gusanga usa nk'aho ari umuryango Abanyarwanda bahuriramo bose. Rero niyo mpamvu nabajije gutyo, kubera yuko urumva nyine iyo wiyandikishije hari ibisabwa, biriya ni ibintu bisanzwe ku muryango uwo ari wo wose. Iyo umuntu yiyandikishije agomba gutanga identification, akamenya uwo ari kumwe nawe uwo ari we. Noneho rero ubwo ngubwo niyo mpamvu nabibaje, kuko mbere yaho ubwo twari twumvishije ko kwiyandikisha bitari ngombwa, ariko nta kibazo. Ariko yansobanuriye yumvishije biri clair. Murakoze. Urakoze cyane Nshimiyimana. Urumva ko kwiyandikisha ari ngombwa? Ngo Bijana, urakoze.
ndumva ari byiza bene rage bene imana niba babinyemereye umwene rage mwene imana agomba kurangwa n'ibintu nkize hano kuri narinde byagasubi gato igika cya gatatu cy'indangagaciro za bene rage. Ibintu ntago bireba bo mu Rwanda twese biratureba, no kuvuga ngo bene rage tukiba kuri radio tugenda dukura koko tukiri kuri radio abantu bavuga twiyandikishe tugire gute, ariko bene rage irashaka gushyiraho uburyo bwo kwiyandikisha. Twese tuzabona ahantu dukanda tukajya kuri tukinjizamo amakuru nitwa kanaka mfite telefone kugira ngo twegerane muri rusange, ariko abantu bazinjira muri bene rage bazarangwa n'izi ndangagaciro 11. Ya mbere n'ubupfura, bwangamugayo, guharanira ineza ya muntu, tubana n'abantu babagwa neza bafite indangagaciro zishingiye ku kurengera ikiremwa muntu. Kugira ibanga ni ngombwa mu muryango wose, ibanga ni ngombwa, umurava. Ikindi kintu noneho guharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ikintu cya unity. Mwabibonye ko hano hose nagiye presenta twemera ko abanyarwanda niba bumwe niho bazabasha kugera kure. Turire umusemburo w'ubumwe bw'abanyarwanda kandi kuko nibyo turamurikiwe. Ni twebwe dufite ijambo, ni twebwe dufite icyo kunga abanyarwanda ngo babone ko ari umwe koko. Ikindi kintu noneho ubwuzanye n'abandi no kudaheza bijya kwejyana buriya bumwe, kubaha no kumvira inzego z'umuryango nabyo ni ngombwa cyane. Turubaha inzego z'umuryango, ushinzwe umuntu wese mu nshingano ze. Naho umuntu ushinzwe isuku, ari umuntu ushinzwe kwandika igitabo, twese turubahana kuko turi umwe kandi twese tuba turimo gukorera imirimo ya shyerezo. Hari ubwubahane n'imikoranire y'abafatanyabikorwa. Ntago turi umuryango ujyanwa n'imiyaga y'abafatanyabikorwa ngo UNSDG, IG kuko baje bavuge ngo nimuhindura imiterere yanyu mu meruko kugira ngo dukorane. Ibyo ntago bishoboka. Turi umuryango ustikinga ku ndangagaciro zawo no gukorana n'abandi ariko mu bwubahane. Ikindi noneho indangagaciro kubahiriza igihe mu bikorwa by'umuryango, hanyuma no guharanira kumenya no gusangira ubumenyi. Cya kindi navuze kare, kwiga ni ngombwa kuko twese tubereye hano twishimye, twahinduye imibereho yacu kubera ko kwiga, kuko ubumenyi nibwo buduhindura tukababwo. Izo nizo ndangagaciro 11 zamaze kwemezwa tugenderaho, ariko namwe niba mubona hari ibindi byakongerwamo ariko sofa ni iki ngiki. Abaro nibo baziyandikisha bashobora kuba bujuje ibingibi. Utujuje ibingibi yaba navuga ko arataragera ku rugero rwo kuba mwene rage. Murakoze. Murakoze cyane kutumurikira ku ndangagaciro za bene rage. Ubwo ndibwira ko twese tuzujuje. Rero ikizakurikira no kwiyandikisha. Amahoro bene rage bene imana. Amahoro. Nagira ngo nunganire gatoya ku byo kuri presentation bakoze cyane cyane kuri kiriya kibazo cyo kwiyandikisha, kuko n'igihe wabivuzeho ubushize akantu nongeraho nanavuze icyo gihe nuko atari itegeko kandi bitabuza umuntu kuba ari mwene rage, kuko irage dutwaye twifuza gutwarana namwe nyine twiyandikisha turi benshi tukajya mu muryango. Ni irage dutwariye abanyarwanda bose, bene shyerezo bose aho bari hose mu birere bine by'isi. Rero n'ubundi biragoye kugira ngo umuntu avuge ngo abantu bose baziyandikisha. Numva kugira ngo abantu biyandikishe harimo ibintu bibiri. Hari ukumva umuntu yifitemo uwo muhamagaro nyine akumva ashaka kugana umuryango mu buryo bufatika, hari no kuba yumva hari ibikorwa nawe ashaka kugeraho gukora, ashaka kugira uruhare rwabo mu bitekerezo, rwabo mu biganiro nk'uko byaba mu nama, byaba mu kwiga mu buryo buteye imbere, byaba mu kwigisha abandi. Ni byinshi akaba yavuga ati kugira ngo nanjye ngire uruhare rufatika nk'uru nguru dufite hano kuri uru rubuga, ati reka niyandikishe mu muryango. Ariko hari umuntu uziyandikisha hano, umugore we n'umwana we bakaba batanditse ariko bakaba ari bene rage. Hari umuturanyi azaba atanditse ariko akabamenyeraho byinshi.
ntibizamubuza kuba nawe irage rimugeneweho turi mutwara ibyo taraturitwara nibyo turi mugezaho. Ni muri ubwo buryo numva nagira icyo nongeraho. Murakoze. Iteka gasa ni mubashyerezo. urakoze cyane wimwe. Ariko se aho hantu ko ubwo umuntu yaba muri bene irage atiyandikishijemo yajya ahurira he nabo, yajya amenya gahunda zabo gute, abana nabo gute? Yego urakoze. Nabivugaga mu buryo bwagutse kubera ko tuzagira ibikorwa dushobora nko kugira ibikorwa byigisha nk'uko ubwo hari ibihita kurwanamiza n'ahandi, dushobora nko kugira ibikorwa byigisha urubyiruko. N'urugero yavuze imishinga minini dufite. Impamvu tuzarwigisha nuko batwara irage kugira ngo irage ribagereho. Ntabwo ariko bose bazaza ngo biyandikishe. Urubyiruko rwo mu mashuri ya segondere, urubyiruko rusanzwe rukora imyuga itandukanye, urubyiruko rwo muri diaspora, navugaga ko nabo donc irage turitwariye abantu bose mu buryo bwa rusange. Ariko wa wundi ushaka kwiga by'umwihariko cyangwa se kugira ibikorwa akora runaka, wa wundi wumva ko umuryango nyine yumva nawe yawugana, rwose ni byiza yuko ahubwo bawugana ari benshi bishoboka. Ariko nyine navugaga muri iyo sanse yuko abo dutwariye irage ari abantu bose. Ndabona Rwiruje ashaka kugira icyo yongeraho, nuko nguko nagira ngo nabivuga. Urakoze cyane kuba ubushize waragiseruye nuko ukisubiyeho kandi kikunganira icyo yari yanavuze Hakizimana. Reka tukijyanire kimwe n'indi wavuze ati nta umuganashya bisobanuye iki, cyangwa mwene irage bisobanuye iki, gihozwe rwose nk'uko wari urabivuze. N'uwo nawe warubaje ati kutiyandikisha no kwiyandikisha impact ni iyihe, byakugira ingaruka ki? Reka tukijyane kurya mu buryo bwumvikana. Mwebwe muri aho ibi bintu nta kintu na kimwe kikubuza kuba umuganashya. Kuba umuganashya ni abantu bamenye ibyirirage, bumvise ibyo twakwita ubutumwa bwiza bw'u Rwanda, noneho bukabanyura. Akaba rero mpamvu muri ahangaha muvuga tunahure tunabyiganireho. Ni ukuvuga ngo abari gukura mu byo bita ubwirya muri spirituality, ibyo kuba umuganashya, waba uraha wahaje, waba ubyumva kutuvuga akanya, waba mu basigaye batari ahangaha, umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza bw'Imana akamera ni umuganashya ko byamera kose. Ku byongeye ni kuri ibyo ni n'umwe ni namwe ni irage, kuko ni irage riki turabyumvikanaho. Icyo nta kintu kimukura kuri ibyo ni irage nyine. Irage ntigira kondisiyo. Ariko noneho ababyeyi bati muremo umuryango wo muri 3D, twumvikane neza, ukora ugendera ku mategeko, aho ibikorwa byacu bizajya binyura. Niho twababwira duti rero twagiye kwaka ibyangombwa byemewe n'amategeko, turabibona. Kugira ngo imirimo rero y'ababyeyi cyangwa umurimo wa shyerezo, nta nubwo ari u Rwanda gusa, mufata u Rwanda nk'isi, ni umurimo global ku isi. Uwo murimo global utangira mu Rwanda, ugomba kwagira ibikorwa remezo, ugomba kugira aho yigira isobanurirwa, isi yose igahuriza kurikoraho no kurebaho. Ibyo nibyo bizafasha yuko tuzagira gute, tuzakora nunashaka mwavuze evangelisation yavuye iboreka ikwirina, ahubwo iyi ngino no izaturuka ahangaha ikwirisi. Noneho muri ubwo buryo ubu twari duhari mbere irage, abagiye muri uwo muryango wemewe n'amategeko witwa bene irage, bitanabujije ko hari bene irage batari muri wo, twawise bene irage. Muri uwo kwita bene irage nuko twiyemeje, ubu ngira ngo 15 gusa cyangwa 14, twiyemeje guterura ibisabwa byose kugira ngo izo ntego za shyerezo zigiriho mu Rwanda, kandi zizashobore ko abatuye isi nabo ibi irage ry'Imana ribagira myize mu Rwanda nyine. Noneho rero ubwo 15 cyangwa 14 baribuka neza, hari umuntu wari wese usanzwe uri mwene irage, usanzwe uri umuganashya, wakumva ko ati mfite umuhamagaro, n'abafite umuhamagaro,
wo kujya gufatanya n'abariya guterura iriya nzu cyo kubaka iriya nzu ya Shyerezo tujyanemo. Ibi byose nibyo byo bagomba gukorera mu Rwanda byose ibyo n'inzu ya Shyerezo. Ibyo bagomba gukorwa n'uyu muryango nyine washinzwe. Ibyo n'inzu ya Shyerezo duterure hamwe dufatanye. Bari 14 nanjye ngiye muri 15 bari bangaye. Icyo tuhamagara ni abashaka kujoininga kugira ngo duterure n'icyo kintu. Ushobora kutabikora uri mwenirage uri n'umugadashyi wumva hari ukuntu ubangamiwe nta kibazo, ahubwo gusa wumva afite uwo muhamagaro kuko n'ubundi abanyamuryango w'umuryango iteka urabizi mu mategeko ushobora kuti twari tangiye 15 abawinjemo nyuma ni abantu 10 nabo bajya bamenyekana. Ni ukuvuga ngo ni abashaka kuba nkatwe 14 utabibaye nta gihombo afite, ushaka kubikora turajyana. Bigeze no kuvuga rwose n'amapeti wenda mwagize ngo wenda ni twashatse kugira ngo tuzasita abantu benshi cyane bazakora amanyuta nk'uko bisanzwe. Oya, abashinze umuryango mu kigo ryo mu bisanzure umuryango wa Shyerezo yanateganije uko abantu bazajya bambara impeta bitewe n'ukuntu uwo muryango bawurimo. Sizo twanabiteguye byarateguwe. Shyerezo yerekanye inyota za buri wese terwa n'urwego bijya kumera nka yakora se ya myambi. Niba yarashe umutare ubwo afite inyota y'umutare, niba yarashe umuyira cyangwa se yarashe umuteki. Ibyo ibyakitsweho abantu bazajya bihabwa hakurikijwe uko nyine ababyeyi babigennye. Ko ndavuga Kibogo, Nyagasani, Shyerezo, Kibogo, Nkuba, abo ngabo nawe uri rwose ntajya ugira ikibazo ati nintajyamo ndabona rimwe najya cyangwa Muganashya cyangwa se ninjyamo hari n'ibintu baza kunjyanamo windi narazi. Oya, ibi n'umva afite umuhamagaro gusa umva agomba kujoininga abantu 15 ngo baterure umurimo washyize ku isi biturutse mu Rwanda. Nicyo cyonyine nicyo nashaka kunyunganira. Gusuje mikoro ngomejana. Urakoze kunyunganiza duhaye tubyumvishe byimbitse nanone kurushaho. Asengesha ijambo ni ryawe. Urakoze Ngoma. Nagira ngo nanjye nshimire umunyamabanga mukuru presentation nziza yadukoreye, Nyamugenge wamwunganiye, Mabwiriza Nyirishema. Ndumva ibisobanuro batanze byumvikana cyane. Ngira ngo ahari igikenewe ni ukubashimira ku cyo bifuza cy'uko icyifuzo beja nta nubwo aribo bakigize, ni twebwe twaravugaga tuwashaka kujoininga umuryango Benirage byagenda bite. Ndashimira ko basobanuye ko n'ibikoresho bihari, hari fomu washaka kuzuza yakuzuza. Ibyo kandi birajyana n'ahantu hose umuntu ajya mu muryango nta mahitamo, nta ubihatirwa ariko nta n'uwirukanwa. Uwashaka kujyamo yajyamo, utabishaka wenda yazajyamo nyuma y'icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa umwaka. N'ubundi iyo abantu bigishwa bari urugendo n'ibyo abantu batindaho bakagenda babivamo. Icyo numva gisobanutse, ahubwo ibikoresho nge nakwifuza ko bitangwa vuba, abashaka kujoininga bakabikora vuba kuko ababishaka nyine nanavuga ko birasa na biriya. Rega buriya benshi twabaye Benirage tutaranababo kuko buri wese yari afite umuhamagaro, yari afite inyota. Tugira amahirwe biraba, ubwo urumva ko twagize umugisha kuko byakunze nyine abantu babikeneye. Ubwo rero kubijyamo niyo byatangira n'ejo ndibaza ko abantu batangira kujya muri gahunda. Ikindi ni uko nanone dufite inshingano yo kwagura ariko bijyanye no kwiga umuryango. N'ubundi tuzakomeza tuwigishe, birava ku rwego rumwe rujya ku bundi, birava ku mibare mike bijya ku mibare yagutse. Njye nibwira yuko ari ikintu cyiza, ahubwo icyo ntumvise neza numva gikwiye gushimangirwa kubera ko dukwiye kurangwa n'indangagaciro. Icyo ntumvise ni uburyo umuntu yegerwa igihe yatandukiriye. Niba biri muri reglement d'ordre intérieur ubwo baramara amatsiko,
ariko nanone hari unanirana yagiriwe inama uko avanwa muri organization. Wenda muravuga ko nihuse cyane n'abantu batarinjira, ariko bikwiye kuba bikurikije amategeko binateganije. Icyo sinacyumvise. Ikindi nakwifuza nuko abapartenere bavuze ni byiza, baragutse cyane, n'abandi yenda bazakomeza baze, ariko nahoze nibaza ngo mu buryo bwo gushaka inkunga ko ari umuryango ukenewe, yego tuzishakamo ubushobozi, ariko byo birateganijwe. Murakoze. murakoze cyane Masengesho. Reka dufatane na Nshimiyimana, hanyuma ngira ngo ibyo bibazo bibe bibiri tuze kubisubirizwa. Nshimiyimana, ijambo ni ryawe, wari wamanitse. Ikibazo nashakaga kubaza Masengesho arakibajije, ariko wenda icyo ngicyo kijyanye n'uzarenga irenga yobora, niba hari icyo amabwiriza muteganyiriza ndumva kibajije, ahubwo nongeragaho ikindi nanone bisa nkaho bigendanye. Ese noneho uzashaka gusezeramo we bimeze biti? Murakoze. Ubwo baraza kudusubiza. Hari Karire nawe ikibazo cyawe wakibaza, hanyuma tugategereza noneho bakadusubiza ibyo bibazo uko ari bitatu: Masengesho, Nshimiyimana na Karire. Murakoze. Mu rundi Rwanda baravuga ngo abatambyi ba neza barakurikirana. Jewe nta kibazo mfise, ahubwo ndashaka kubashimira ko bagiye bakurikirana guhera ku watanguye atukorera presentation, nuko bose bagiye bakurikirana. Ibyo batubwiye byose twabyumvise, bagejeje kudusigurira, ariko mu by'ukuri nibyo turabaganasha, turi benirage, kandi nibaza ko umuntu wese ari ngaha afite umuhamagaro buriya, kuko udafite umuhamagaro ntuwo buri hano. Burya imwanya duha dufata umuntu yicara yiga ibi bintu, n'iyindi minsi tuba twumviriza ibiganiro hirya no hino baturungikirwa na Mizaniki cyangwa ibyo bya Kibogo, nuko hariho muri uwo muntu harimo umuhamagaro, n'ikintu kimuhatira gushaka kumenya, kwiga no kumenya. Rero buriya twese ko turi ngaha numva neza nemeza ko dufite twese umuhamagaro. Nivyo kwiyandikisha nta numwe boshobora kubi, nta numwe sagahato, ni ku bushake bw'umuntu, ariko jewe personnellement uwo muhamagaro watanzwe n'abavyeyi numva ndawitabira cyane gose. Murakoze. Murakoze cyane Masengesho, Nshimiyimana na Karire n'abandi babajije ibibazo. Ni ibibazo byiza. Umuryango nyine ni umubyeyi, uteganya yuko ari amategeko y'umwihariko azaba areba abakozi n'abantu bose bakorera benirage ku gipimo cy'indangagaciro. Umuntu uzaba uri hejuru y'amategeko cyangwa ngo aba adafite ubugororoke avuge ko yaba mu muryango, yaba ari umunyamuryango cyangwa ari umukozi, abantu bose bagomba kugenda kuri ariya mategeko. Ariko igihe habaye gutakurwa ku mategeko, ntekereza yuko abantu baraganira, umuntu yagize imbaraga nkeya abantu bakamuganiriza. Ariko ahangaha byumvikane, ntabwo umuryango ufite tansiyo yo guhendahendera abantu kugira ngo bawugumemo, kuko uyu ni umuryango utandukanye n'indi miryango. Birumvikana neza, dufite ubutumwa buremereye cyane. Ubundi nta n'umuntu wakwiye kujya mu muryango adafite ubugororoke bwaho, bizabeho. Umuntu wanyuranya na ziriya ndangagaciro ntabwo yakwiye kuza mu muryango, kubera ko uwo muryango ntabwo ari ahantu he. Kuba umuryango, kuba mwenirage rero si ukuba warumvisha ibintu ngo ubyumve, ahubwo twebwe muri benirage turavuga ngo ubutumwa twakira, ubutumwa bw'urumuri tugomba kubwakira, twe tukabubwo butumwa ahubwo. Ubwo rero umuntu utarayirigeze yakira ubutumwa ngo umuhindure abe bwo,
ntago yaba asa na bene irage, ntago yakwiye kubazamo. Ariko abantu bo muri bene irage turaganira, dufite umuco wo kuganira, wo kungurana ibitekerezo. Ari umuntu wasitara, birumvikana abantu baramuganiriza bakareba se yagize ikihe kibazo. Ariko ntago dufite nanone ubutumwa buko twagumana n'abanyamuryango baviyora cyangwa batagendera ku ndangagaciro n'ubugoroke bw'umuryango. Ibyo ngibyo ntago misiyo yaba ari yo guhora dukebura abantu, duhana abantu, ahubwo twumva ko abantu bakwiye kujya mu muryango, bakwiye kuko ari abantu bene irage koko buzuzanya n'indangagaciro z'umuryango. Hari ikibazo cyabajijwe kigendanye, ubwo Nyirishema araza kugira icyo kivugaho. Icyo ku kibazo kigendanye rero no gushaka inkunga z'umuryango, twabivuze muri presentation ko imwe muri strategy dukoresha no gukora partnership, ubufatanye n'ibindi bigo n'indi miryango itandukanye, kugira ngo umuryango ubone ubushobozi, ubona mikoro, ariko tubone na mikoro yo gushyira mu bikorwa byo gufasha igihugu cyacu. Twarahuye nk'abantu bafite ubushobozi nk'abentellectuel, dufite mu nshingano zacu, mwabonye kuri iriya théorie de changement, hari ibikorwa byo kugira ngo abanyarwanda bagire imibereho myiza kandi tuzabigiramo uruhare. Ubwo rero icyo yashaka kuvuga, ahubwo tuzaganira dufatanye twese muri izi partnership no gushaka mikoro gukora ino mishinga izahindura imibereho myiza y'abanyarwanda benshi nk'uko twabyemeje. Murakoze. Murakoze cyane. Hari Uwamahoro nanone yari yongeye kubaza ikibazo. Uwamahoro, ijambo ni iryawe. Murakoze. Amahoro nawe kuri wowe. Ndabashimira cyane, njye ntabwo mvuga byinshi. Nitwa Ihore Nyabuhivu Uwamahoro. Ndashimira ibiganiro byiza mwakomeje kugirana, ariko nshima cyane umuhate n'ubutwari mufite bwo kumenya irage ry'u Rwanda. Muri urwo rwego rero nkaba nejejwe cyane no kubashimira bikomeye, kuko muri abantu badasanzwe, muri abantu Shyerezo yatoranyije kugira ngo mumurikire u Rwanda, maze ubwo butwari murushaho kubukomeza. Ntago ari ubusa kuba muri aha ngaha mwaramenye iby'irage ry'u Rwanda, ahubwo ni ukugira ngo uribe mubashe kuriha abandi banyarwanda, kuko Shyerezo na Gasani barahagarira abana kuvuka mu rugo. Maze rero muri urwo rwego mwagure intekerezo cyane, u Rwanda rurushaho kubakwiramo, kugira ngo abanyarwanda bakire ibyabo kandi bakire ihumure, bakire ubuzima, turushaho kugira igihugu kizima kandi kimurikiwe. Maze rero nimwe mufite ibyo ngibyo, nimwe mubitwaye, birushaho kubakwira kugira ngo turusheho kuba umwe ku isi yose. Murakoze. Murakoze cyane mubyeyi. Gasani, twagira ngo tuguhe ijambo udupfundikirire ibi byose twavuzeho. Ijambo ni iryanyu Gasani. Murakoze. Icya mbere ni ukubashimira ko mwagize ikiganiro cyiza, rikaba ari iby'agaciro gakomeye cyane kuba mwebwe nk'abanyamuryango ba bene irage ku isi nibura mugira uyu mwanya wo kuganira. Ninjira numvaga muvuga ku bijyanye n'abanyamuryango n'uko binjiramo n'abo ari bo, no kwandikwa n'uko bandikwa, ariko twashaka kubamenyesha ko buri wese aranditse. Kwa Shyerezo aranditse, ari wese uretse mu bitabo by'isi, ariko buri muntu hano aranditse. Ahubwo twashaka kumenya ngo ni bande bemera gutwara urumuri ko turi mu mategeko y'isi ku buryo buzwi. Niba dushaka kugira abantu bari muri Europe
mu gihugu cy'Ububiligi cyangwa mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa mu gihugu cya Portugal, niba tugomba gufungura umuryango muri Amerika, abo bantu mu buryo bw'isi bemeye gutwara urwo rumuri bagomba kuba bazwi. Ariko irage rigenewe isi yose, bene irage n'isi yose. Ariko pioneers, abatwaye urumuri, abafite ibyo babazwa, bo bagomba kuba bazwi. Abo ni nabo dukeneye cyane muri iki gihe, kuko mu Rwanda banditswe kuzajyana bene irage hose muri ibyo bihugu international, hose. Rero nayo mpamvu yonyine yo kuba twakwandika amazina y'umuntu, naho isi yose niyo nyiririrage. Ubwo rero wagira uwo mwanya kumva yatwara urumuri, akumva yabona ubwenge mbere y'aho bagezeho, niwe wafata iya mbere. Naho wakwifuza kuba yakurikira abandi nyuma y'igihe, nawe ashobora kuvuga ati ni byiza. Naho bene irage Shyerezo akeneye n'isi yose, kandi bose bari mu biganza bye, baranditse. Ikindi mu kijyanye n'ibyo ubona tumurikirana hano bijyanye na presentation muvuga n'ibindi bitandukanye, ibyo bizahabwa gusa abagomba kwiga urwo rumuri, kugira ngo twigire hamwe urumuri turushyikiriza abandi. Tuzabisangira twese nitumara kuba abantu nyambere muri iki gitekerezo, muri ntekerezo. Ubwo rero ahubwo nashaka kugira ngo mbashishikarize ko aho muri mu bice bitandukanye by'isi ukwiye kuba mwiyorganiza mwese, ahubwo ibi byose dufite hano atari presentation gusa, bikabageraho mukwishyira hamwe, organisation mukayubaka neza. Muri twebwe abaganashya bari mu Bubiligi, bari muri Amerika, bari muri Canada, tumaze kwishyira hamwe. Ubuyobozi bwacu nuko bumeze, twifuza kugira ngo muduhe ibyo byose mufite, ibyo tubiganiraho, ndetse wenda munaze mutuganirize. Ibyo byose bizakorwa. Hanyuma uretse Shyerezo gusa wagusubiza mu ijuru, naho ubundi ntawakuvana kuri bene irage ngo bimukunde. Icyo akora mu batwaye urumuri ushobora kuvamo, uko bifite icyo bisaba. Muri bandi bavuga bati uyu muntu tuzamutuma muri Australia kujya kuvuga ibi bintu. Hari imyitwarire, hari umuco, hari imyumvire, hari ubushobozi ugomba kuba ufite. Aho ushobora kuvuga bati imyitwarire yawe ntikwemerera kujya kuduhagararira muri Amerika. Bakabwira bati warakoze, ariko iki ngiki ntabwo ari cyo. Ariko kuba Shyerezo gushaka mu irage rye ryuzuye, uzagumamo kugeza igihe aguhamagariye afite icyo akubaza. Turi ku isi, ntabwo turagera kuri kundi mubumbe. Hari n'amategeko tugomba kubahiriza, amategeko ya za repubulika n'ubwami dukoreramo. Hari ibihugu bifite ubwami, hari ibihugu bifite repubulika, bifite icyo biteganya. Ntabwo aho umuryango w'abantu batazwi, ntabwo aho umuryango udafite office. Kugira ngo rero mwese muze twunge amaboko, musobeke inyungu nka bonse rimwe, duteze imbere irage ry'Abanyarwanda, ari naryo ry'isi rigere ku isi hose. Ni koze iri rusange. Ubwo rero ngira ngo birumvikana, narakomeje kubyumvaho.
bisobanuke neza kugira ngo buri muntu wese yinjire muri iyi nzira azi ko aje kuba umuntu utwaye urumuri akabanza akarwiga akarwakira. Mwese mwarahamagawe, ni namwe muzitoranya. Mwarahamagawe ariko ntihaza kugeraho ngo ninde ujya ahandi, ni namwe muzitoranya muti jewe ndumva nkwiriye kuba ndi muri abantu b'ibanze batwara urumuri, bityo nkeneye kwakira ibyo byose nabasha kubiba nkabigezaho ndi abantu babafasha kuganza. Nacyo tubasabira. Maze rero munyemerere mbashimire mbereye ku bakoze presentation, umunyamabanga mukuru w'umuryango Benirage na Rwirure Nishema wamwunganiye, umunyamabanga mukuru yitwa Rwatsibo na Kizimana. Tunashimira abitabiriye iyi call bose, umuhate, imbaraga zikomeye, umwanya wanyu, ubuhanga no kunganyana mugira bizatugeza kuri wa murongo twifuza nk'abanyarwanda, cyangwa se Benirage bisi, ntabwo ari u Rwanda gusa, ngera kure. Icyatuzanye hano ku isi ni ukugira ngo dukwize umwimerere w'irage ry'akerezo mu bana bari hano ku isi. Tugeze mu gihe cyo gusubiza abana mu rugo, tugeze mu gihe cyo kongera gutunganya ingoro ya Shyerezo, tugeze mu gihe cyo kongera kubaho ariho muri twe, kugira ngo tubashe kuzabyara imibiri izabeshaho ari mu bihe bizaza. Nimubaho rero muriho, Shyerezo azabaho muriho, ababemo mubashe kuba muremera aho muri amabare y'umumaro azatuma mudasubira inyuma. Nicyo kintu cy'ingenzi. Tubasabiye rero imbaraga, ubushobozi, tubasabiye kugwiza ubuntu, tubasabiye kuremya, tubasabiye kubaho mufite ubuzima buzira umuze, tubasabiye kugwiza ubuhanga n'ubwenge muri mwebwe no ku bandi, tubasabiye ibyiza no kudahinyuka, tubasabiye intambwe zitajegera mu Rwanda n'ahandi, tubasabiye gutsinda. Nimugire ibihe byiza, ntimukagire biva mu maso yacu. Imbaraga muzazambara iteka muriho, kandi muzaganza iyi si mubi intwari, intwarane zimye kandi zitwaje urumuri, zisakaza rya Shyerezo iteka gasani mubashyire. Muzaganza, muzaramba, muzabaho. Mwebwe mutoranyijwe, mwebwe muriho, kandi rirage ni iryanyu, ni iry'isi. Ibiganza byanyu bizakiza, intambwe zanyu zizagura igihe n'igihugu, kandi gukomera kwanyu kuzarushaho kudutera ishema. N'ababyeyi banyu bazishima muri mwe, n'imikiko yatewe n'ibihe byashize izashira. Urubyaro rwanyu ruzagwira ruganze, ntiruzigera ruhora cyangwa rusubire inyuma. Kubw'uko mwahisemo iki ngiki, ibihe byiza byakomeza kuba imbere yanyu, kandi muzakomeza kubaho. Igihe nikigera muzishimira kuba byarabaye uko muri uku no guhitamo kudasubira inyuma. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza. Ayogere hose ni y'Abanyarwanda, komeza ntwari, komeza utsinde, ni wowe ngabikinga. Ntugatinye, ntukagwabire, horane ikuzo. Urinze ubumwe, urinze intego, ufatiwe iburyo. Ngaho kora, ngaho komeza uhashye ibigwari.
ingoma ingoma y'imbaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose n'iy'abanyarwanda ingoma ibwiza ingoma y'Rwanda ngwino dutaramire ingoma yogere ingoma y'ibwiza ingoma y'Rwanda ngwino dutsinde dukotane ntihagire usigara nta muto muri twe nyirumena cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya rwasamirana baririmba b'inkoranamahanga yabyari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanya imana y'imanza yigize ingabo urwego batarivuga n'ishyanga kurya rumena shyanga ndarikunda indatirwa mihi inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikiye rwasamirana ntirahakana abagabo kurya n'indatirwa bahita tukivugamo imihigo rwa mirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo tsinde niyatsinda we ingoma y'imbaraga kandi neza